amagambo ngiye gusoma nkuko yayanditse ndayasoma uko yakabaye niko yabinsabye yashoboraga kuyivugira ariko kubera ibihe turimo ntabwo byamukundiye. Umwana mwiza cyane, imfura yacu, umwana utuje cyane, umwana ukunda ababyeyi, ubaha, urwana ishyaka, umwana wari ufite icyerekezo ndetse n'iterambere. Imico ye yari nk'iya papa we. Yambwiraga ko nakura azanyubakira etaje, yahoraga ashushanya amaplan y'inzu, yarangiza akanzanira ngo nimpitemo, narangiza guhitamo agahita yimanika mu cyumba cye. None agiye atabigezeho, Imana niyibizi. Icyo nibuka ku munsi we wa nyuma yaransezeye ariko nge sinabimenya. Ndabyibuka yaje ansanga aho nari ndi inyuma y'imodoka arimo kumpamagara, ntekereza ko ashaka kunkurikira aho nari ngiye gusigara muri korale. Hanyuma muhendahendesha kabiswi, mureba mu maso kugira ngo agahugireho nanjye, kugira ngo nanjye mbone ngende. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse. Mukabasenga Anita ni mushiki wanjye, akaba ari nawe bucura mu muryango wacu. Amagambo ngiye gusoma nkuko yayanditse ndayasoma uko yakabaye niko yabinsabye. Yashoboraga kuyivugira ariko kubera ibihe turimo ntabwo byamukundiye. Ariko munyemerere nsabe umunota umwe, ntabwo ndenze umunota umwe. Abo twari kumwe nimugoroba twari dufite umwanya uhagije, twagize umwanya wo gushima abantu mu byiciro bitandukanye badutabaye, kandi n'uyu munsi tukaba tukiri kumwe, ndetse na nyuma yaho twizeye ko muzaguma kubana natwe. Reka mbabwire rero ko mu izina ry'umubyeyi wacu Pastor Nzarifashahe Simoni, no mu izina ry'umuryango wanjye bwite, twashimiye inzego bwite z'ubuyobozi, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero, twashimiye inzego z'itorero, dushimira imiryango itandukanye, dushimira kandi n'abantu ku giti cyabo ndetse n'amatsinda atandukanye yabanye natwe. N'aka kanya rero ndagira ngo mbabwire ko nongeye gukoresha uyu mwanya kugira ngo tubashimire kandi tubasezeranira ko aho natwe muzadukenera muzatubona. Munyemerere rero njye ku buhamya nk'uko yabumpaye. Ibi yarabyiyandikiye, cyo koze icyo twamufashije no kubishyira ku mashini gusa. Ni amagambo ye, murasanga ari n'ikinyarwanda kivugwa atari ikinyarwanda cyanditse. Itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026.
niho yanditse ubuhamya. Itariki mburiyeho abakunzi banjye nakundaga bihebuje. Abo bakaba ari aba Twiringire Jean Martin, Twiringire Shimwa Arnaud, Ishimwe Ornella na Ineza Aganze Ariela. Reka mpere ku mutware wanjye mwiza wankundaga cyane. Sinzi uko nabibabwira, sinzi imvugo nabisobanura kugira ngo byumvikane nkuko ngewe mbyumva. Umugabo wanjye yari intwari cyane, indashyikirwa, yubahaga Imana bikomeye, yubahaga ababyeyi be bikomeye, yanyubahaga cyane, yakundaga abana be cyane. Muri rusange yubahaga abantu bose. Umugabo wanjye yaharaniraga ishema ry'umuryango bikomeye, ndetse umuryango mugari yavukiyemo ndetse n'umuryango mugari yavukiyemo agakomeza cyane mu muryango mugari nanjye navutsemo, ku buryo iwacu byabarenze birangira tumwise umuvukanyi wacu. Ngewe namwitaga musaza wanjye, ubundi nkanamwita papa. Yarakomeje yagura imiryango hirya no hino, ni byinshi yari afite umutima udasanzwe, kandi Uwiteka yamwambitse icyubahiro, igikundiro mu ngeri zose, haba mu bana, mu bakuru, mu baciye bugufi ndetse n'abakomeye. Yari inshuti nyanshuti bikomeye cyane, yakoraga ibishoboka byose ngo mbeho neza kandi nezerewe. Yanindaga bikomeye icyambabaza cyangwa icyanisha agaciro, mbese ntacyo yigeze ampisha na gito. Twaganiraga cyane bikomeye umunsi ku wundi, ambwira amateka ye ya kera, ambwira inzira y'urugendo yamenyeyemo Imana. Yagiraga gahunda kandi yarazi gutegura ibintu bye mu mutuzo adahubutse, kandi akagisha inama yarangiza agafata icyemezo. Yakundaga umuryango cyane, yakundaga mama we cyane, kandi yatangiye kwita ndetse no gufata inshingano zo kumwitaho akiri muto. Yageze no ku mwana we w'imfura Twiringire Shima Arnaud, yandika amagambo akurikira: umwana mwiza cyane, imfura yacu, umwana utuje cyane, umwana ukunda ababyeyi, ubaha, urwana ishyaka, umwana wari ufite icyerekezo ndetse n'iterambere. Imico ye yari nk'iya papa we. Yambwiraga ko nakura azanyubakira etaje. Yahoraga ashushanya amaplan y'inzu, yarangiza akanzanira ngo nimpitemo, narangiza guhitamo agahita yimanika mu cyumba cye. None agiye atabigezeho, Imana nibizi. Ndashaririwe cyane, byandenze pe. Nkumbuye udupapuro yanyandikiraga, hari icyo ashaka kunsaba cyangwa ashaka gusaba imbabazi. Yageze kandi ku mwana wa kabiri Ornella, nabwo yandika amagambo akurikira: yo simbizi we, umwana ugira urukundo ruhebuje, ukunda abantu bose, yaharaniraga umunezero w'ababyeyi be, inshuti za mama we, yakoze ibishoboka byose arazimenya azigira ize. Umwana ufite icyerekezo, iterambere, namubonyemo impano, ufite icyerekezo n'iterambere, namubonyemo impano idasanzwe, urukundo nyarukundo. Inzozi ze yambwiraga ko aziga ikiganga, ngo ubundi amafaranga ye akazajya ayafashisha abababaye, kandi ngo ikindi yari yaratubwiye ko atazigera ashaka, ngo azita ku babyeyi be kugeza dushaje. None se yego, kugeza dushaje. Yageze kandi ku mwana uriya muto witwa Ariela, nabwo yandika amagambo akurikira: uyu we kumuvugaho bwakwira bugacya, n'amateka ye ni maremare. Ni umwana Imana yaduhaye hashize igihe kirekire, abandi baravutse bamutegereje cyane.
ni umwana wadushimishaga cyane, ndetse mu rugo wabonaga buri wese ashaka kuba impande ye no kumuterura. Ni umwana nahaye umwanya mwinshi cyane kurusha abandi, umunsi ku munsi buri saha twabaga turi kumwe. Icyo nibuka ku munsi we wa nyuma yaransezeye, ariko nge sinabimenya. Ndabyibuka yaje ansanga aho nari ndi inyuma y'imodoka arimo kumpamagara, ntekereza ko ashaka kunkurikira aho nari ngiye gusigara muri korale. Hanyuma muhendahendesha kabiswi, mureba mu maso kugira ngo agahugireho nanjye, kugira ngo nanjye mbone ngende. Ubuhamya bwe yabusoreje ku mwana Olivine, nabwo yanditse amagambo akurikira: ni umwana nifuje kubana nawe, ababyeyi bembi basabye bahita babyemera. Akimara kugera iwanjye nahise mushishikariza kubatezwa cyane ko yarageze igihe, kandi nawe yahise anyemerera rwose. Ni umwana wakundaga kuba acecetse, ugira make cyane kandi rwose atuje. Akenshi yabaga ari kumwe na Arno, bagiranaga utubanga twinshi ku buryo buri umwe yahishiraga undi amakosa. Asoza yandika amagambo akurikira: nshuti zanjye, ibi byose byabayeho byansigiye umukoro w'uko ngomba kwitwara muri iyi si kugira ngo nzabashe kubabona muri cya gitondo cy'umuzuko. Murakoze. asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Mugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu Imana, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo
aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo kubw'ihumure duhabwa na Kristo